nitwa Muragijimana Vestina ndi umugore kuko Imana yangize umugore n'abatari baba abagore nibihanganiza abagira abagore abana 5 abakobwa 4 n'umuhungu nuye muri Paruwasi ya Kinyinya karere ka Gasabo mvukira mu karere ka Gicumbi ntara y'Amajyaruguru mvuka mu bana 12 abariho ni 9 muri abo bana rero 2-3 nagize ikibazo ndi umukobwa rwose w'umwangavu ndwara uburwayi indirabyimba amaguru gareba inyuma aho iwacu aho mvuka amaguru areba inyuma baramvuza biranga bamvuza ku mupfumu ntiriwe mvuga izina keretse bibaye ngombwa bandumikaga amahembe 30 mu cyumweru ntaguciye mu ijambo kuko dubika amahembe mwanjye urabona nago nabimenya kudubika amahembe radusobanura kugira ngo nabo mbubu buhamya kuri Crest the King TV wumve ni make ya kugira amahembe ni gute amahembe aba bantu bakora bya gihanga bita abapfumu abafite ni ihembe bakata ku ihembe ry'inka akagasongo ko hejuru noneho bagaca amakobo akenge noneho bajya kubarumika abantu bakuru keretse nkamwe muri iki gihe wenda mutabizi cyane ariko kubimenya ni nabyiza bafata ugwembe bagaca indasagwa izi bagahita barambikaho iryo hembe rero aho baciye indasagwa noneho ngo iryo hembe rigakurura ibintu biri mu mubiri bakoroze kuko nubumaji bwa gishitani nibwo abamaji ba gishitani abakozi ba shitani bakoresha ubwo rero bandumikaga ayo mahembe 30 mu cyumweru umubiri wose kugira ngo havemo ibyo bintu kuko barandoze imihango y'abakobwa irahagarara indirabyimba imyenda nambaraga iranta baramvuza biranga 2-3 2-4 2-5 biranga ariko 2-4 mu mpera 2-3 na 2-4 mu ntangiro narinde aho kuri uwo mupfumu biranga nyine wacu batanga ubutunzi biranga abantu bagezeho baravuga ngo ninda mfite kuko n'imihango y'abakobwa yahagaze ariko kuko nta kintu narakoze ntabyo nishinjaga bigera ku rwego noneho icyo kintu imbaraga za gishitani zarandoze barakimpereye mu biryo kirabyimba kikaza kimfata noneho nkitura hasi umwuka ugahera iminsi 2 gashira 3 ahantu mvukira baza ubuhamya bwanjye kuko niyo bambonye mfite abana bumva bibarenze ariko hejuru y'imbaraga zose hejuru y'imbaraga za gishitani hariho imbaraga z'Imana hari umumama rero nari umunyagatulika noneho hari umumama witwa Mukamwambutsa w'umupantekote 2-5 mu ntangiro njyayo ngiyeyo akaza nsengera akama n'umuti Imana yamuhishuriye nkaza nkunywa noneho kikagenda inda igenda igabanyuka no kugenda mpfa buri munsi biragabanyuka noneho rero nkiruka kingana n'imbeba amaguru yari yarikaraze areba inyuma ibitsi biza imbere amana areba inyuma kuko yari yarabyimbye cyane ariko ubu ngubu bwaragarutse 2-6 rero ngenda numva imbaraga ziza mitamba umupantekote 2-7 naryama nkumva ijwi ririje mu matwi yanjye ngo nzaba umukozi wayo ariko 2-5 mu mpera narabatijwe muri ADPR ubwo rero ijwi rikaza rinsanga nta muntu waremwe n'Imana udasugwa nijwe amajwi nabiri hari ijwi rya gishitani n'ijwi ry'Imana urugero nk'ijwi rya gishitani ntago rikubwira ibyiza rishobora kukubwira ngo uca mugenzi wawe ijya kwiyahura ijya kwiba ariko ijwi ry'Imana rikubwira gukundana rikubwira ko icyo ufite waha mugenzi wawe iryo niryo jwi ry'Imana 2008 rero nkora ubukwe musore twasenganaga muri kora twaririmbanaga muri kora aransaba 2009 rero mbyara umwana wa mbere 2009 mu mpera ijwi rikaza riguma rinzaho uko ndyamye nkarota ijwi rimbwira ngo ninyikorere imbwira abantu bayo abantu yaremye ijambo ry'Imana
umugabo wanjye aranshigikira dutangirana n'ubukene, maje gushingirwa ubukene buraza, akazi karabura, nahinga imyaka aho kugira ngo ibishyimbo bimere hakamera kimari, nahinga ibijumba nkakura ibintu by'ibyeru ibyari kuba ibijumba bikaba ibintu by'ibyeru bimeze nk'ubudeyi, ntihaza ari ibijumba, najya gukura nkafata umufuka nkarundamo amabuye. Mbona rero no kubwira n'abantu hari igihe Imana ibyemera ikakunyuza mu ishuri ryayo atari uko ikwanze, igira ngo uzigishe abantu kwihangana. Iwacu bari bafite ibintu ariko nanga guta umugabo wanjye ngo ngende ngo nsubire iwacu ngo wenda njye kwirira iby'iwacu. Turakomeza turihangana tukajya mu ncuro nkakorera 1000 ngewe nawe, nkaguramo ibishyimbo ibiro 2 nkabirya icyumweru, ngenda nkoraho duke, nkisiga amamesa. Ntari nabyara rero na kimari ntiyameraga mu murima wanjye, ariko Imana yari yabyemeye ko ari ibyaha nari nakoze igibyemera. Urugero, umuntu akigana n'abandi bagatsinda bakabona akazi bakiga kaminuza, ariko atari uko imwanze, ari ukugira ngo n'abandi bazaza inyuma ye bazamwigireho bakomere. Ariko iyo ukomeje kunamba ku Mana igizahanura umuntu, nkagira igitenge kimwe ntangiye ivugabutumwa mbura icyo nambara, umumama angabira inkweto nkambara n'agatenge kamwe, ariko nkomeza kwihangana. Naba ndi kugenda nkumva ijwi mu mutima ngo nzakugirira neza, nkashaka urimbwiye ariko nkumva riri mu mutima wanjye. Hanyuma tukira aho ngaho ukuntu byaje kugenda, kuko umbwiye ko wari waratumbye imyenda yaragusize, amaguru yaragiye inyuma, byaje kugenda gute kugira ngo wongere ugaruke mu buzima busanzwe nk'abantu bazima bari normal ku baba bameze? 2006 icyo gisimba nakirutse kingana n'imbeba mu kanwa kanjye, mbese ari uruntu rw'umukara rutetemerana ruhumeka. Ubumaji bwa gishitani rero, hari abantu batajya bemera ko ubumaji bwa gishitani bubaho, abakozi ba shitani babaho, ariko ngewe ndabyemera, n'uwabimpakanya ngewe ndabihamya naho nabaye, barabizi cyane ubuhamya bwanjye. Rero 2007 amaguru yagiye atubanuka, agenda agaruka gake gake, inkweto ntago nazambaraga, mfite n'amafoto ntambaraga inkweto. Inda noneho maje kukiruka, inda yagiye ihoroka, usibye ko naryaga ibiyiko 2 muri icyo gihe, nkagenda ndya 3 nkagenda ndya 4, birangije kuko inda yose numvaga ari ubushe, gwagendaga mu nda nk'umwana nk'abamama batwite. Abantu bakaza bagira ngo ninda mfite, ngaruka inyuma ho gatonya. Hari igihe papa abantu bamushutse 2004 baravuga ngo ninda natwaye, asanga njyamye, amvana mu buriri aranyererana yasinze, ankubita ishoka. Anteye ishoka irasimbuka igwa imbere yanjye mu kimbo cyanjye, ahonda radio. Urubanza rugera ku kagari, yabitewe n'ubusinzi, bamubwiye ngo ninda mfite kandi atari nda mfite. Rero amaguru gagiye gagarukamo gake gake, ubu nambara udukweto, ndagenda nkumva na amahoro, usibye ko nyuma gatonya amavi yanjye yaracomokaga, igufwa ryahari kaza ijyahari kaza hano, byaba bimfashe bikamara nk'amasaha 2 narambije, ariko Imana yagiye ibinyiza. Naba ngiye nko kwihagarika nkamanza ibiganza hasi kugira ngo nahita mpirimo, ariko byarakize. Byaje gukira utagiye kwa muganga, ari ugusenga gusa? Bundi hari uburwayi, mbwira n'abantu bari kutwumva, hari uburwayi busanzwe buturuka ku burwayi busanzwe, malaria, igifu, diabete, kanseri, biki n'ibiki, ariko hari n'ubundi burwayi buza bwaturutse ku bamaji. Ubwo bumaji rero ngewe nshingiye ko Imana yakoresheje uwo mumama w'umupantekote akamvura, kuko navuye n'iwacu mbiwe, nabaye iwe, kuko nageraga iwacu nagera mu muryango nkahita nituramo, nkahita nikubita hasi, agendamo umuti. Rero ngo Imana yari yaramuhishuriye, ndawunywa, amaguru garagaruka, hariho nanywaga, hariho nisigaga mu mavuta, ariko yawusengeye. Ubwo burwayi rero kuba bwakozwe na gishitani, aribo barozi b'isi tuvuga, bukizwa nanone na babana Imana yihereye impano y'imiti
ya gikirisitu, iya gipfumu kuko ntacyo yamariye sinayamamaza, ariko iyo miti Imana yahaye uwo mugore w'umupantekoti witwa Mukamwambutsa, uwo mupfumu ye nirinze kumuvuga, ariko wowe Imana yakoresheje akamvura aho ararahazi, narahabaye igihe kinini, niwo muti wamvuye kuko no kwa muganga twamanje kujyayo, ahubwo narya ibinini nkarushaho kuremba. Ubwo rero ni uwo muti wamvuye. Mbega ni imiti ya kinyarwanda uwo mama yaguhaga? Ni imiti y'icyatsi ya kinyarwanda, yajyaga kwahira ibyatsi agasenga, Imana ikamuhishurira nk'icyatsi runaka mu ishamba runaka cyangwa mu gishanga runaka, akajya kugica, noneho mbiwe nabagiwe. Hanyuma urugendo rwawe umaze gushyira uranabyaye, ubwo buhamya wabutanga ute kuntu amaguru atagenda utabasha kwambara, utabasha kugira ute, ugatanga ubuhamya bw'ukuntu waba warakize bivuye mu gusenga? Uratubwira muri make wizeraga bingana iki ku buryo wavuga ngo ngiye kwizera Imana izankiza, ntunajye kwa muganga, ntunajye muri abo bapfumu, ahubwo ukizera Imana gusa? Njyewe maje gusenga, nari umunyagatulika, maje gusenga mbonye iby'abapfumu, mbonye kwa muganga byanze kuko nanywaga imiti yo kwa muganga nkaremba, mbonye ahantu banjyanye kwa mama kuri uwo mupfumu byanze, ariko nsubira inyuma gato ndi kuri uwo mupfumu ijwi ryansanze yo mu nzozi, mbona ngo inzoka hari ahantu ihanitse, ahantu hari ibiko n'ikivumu, ijwi numva rivugiyemo ngo aha hantu ntabwo uzahakirira, rimvugira mu mutima, kuko mu muntu uwo ari we wese muri we habamo amajwi abiri, irimuyobya nirimuyobora inzira nziza. Noneho maje kubona ko ibyo byose byanze, n'iwacu banyanze kuko bagezeho nabo baranyanga, nkumva ijwi mu mutima nagenda, nkumva ijwi ririmo rimbwira ngo mwana wanjye nzagukiza, ariko nkayoberwa urimbwiye uko ndyamye, nkumva iryo jwi riraje ngo mwana wanjye nzagukiza, numva ribaye muri njyewe, najya mu nzu nkaryumva, najya mu rusengero nkaryumva, mbese ahantu nicaye hose nkaryumva. Noneho nkavuganira ijwi ndi kumva ariko simbona urivuze rizankiza. Igihe kigeze rero nibwo naryamye mbona mu kirere hari umuntu wambaye iby'umweru, umugabo munini cyane, mbona ngo araje ankozeho, ngo arambwiye ngo ndagukijije. Haciyemo nk'iminsi nk'ine nibwo nakirutse. Rero uwo muntu rero nabonye n'amagingo naya, nahise menya ko ijuru ririho, hari abantu Imana yo mu ijuru iriho. Noneho muri icyo gihe hari igihe naryamaga nkarota hari izindi mbaraga zize kumfata, ibintu abantu banini bafumaguritse mu maso, baza kunkurura banjyana ahantu hameze nk'ikibaya, ariko igihe kimwe mbona ngo ndi mu kibaya, mbona ndi hagati y'abantu babiri, umuntu umwe yari yambaye iby'umweru, undi yambaye iby'umukara, barangwanira bombi, uw'umukara agakurura n'uw'umweru agakurura. Uw'umweru rero mbona ruhije uw'umukara imbaraga, mvayo narushe, numva ijwi ngo mwana wanjye ndagukijije, ndi Imana yakuremye. Rero guhera ubwo mpita numva ko hari imbaraga za gishitani, hari n'Imana yaremye isi n'ijuru. Mbega ubwo niko wakize, wanatanga ubuhamya ku bantu bakumva, n'abakubona n'abazakubona, ugatanga ubuhamya ko wakize. Ari iwanyu bo bazi ko wakize? Barabizi cyane, bazi ko wanabyaye umwana, bazi ko nanabyaye abana 5, ahubwo ntwite inda ya mbere bari bazi ko n'ubundi harimo igisimba, kuko abantu bamfatiraga amabere bagakanda ngo barebe ko ari indirimo, kuko n'imihango yarahagaze. Noneho 2006 ntangira gusenga mu bapantekote, njya muri korari, hari harimo umuhungu nyine wari perezida wacu, nge ndidirije. Noneho rero arankunda, ariko naryama nabwo nkarota ngo niwe turi kumwe, buri gihe nkarota ari we turi kumwe, buri gihe ni umugabo unsumba, nimuzana bazabona nsumba, ariko Imana ijya yihuriza ibintu. Noneho rero ubwo rero igihe kigeze arankunda, dukundana 2007, 2008 dukora ubukwe. Nkora ubukwe bwiza aho mu majyaruguru, baza kunsaba abantu 150. Ubwo abantu maje gushaka bari bazi ko ntazabyara. Ubwo rero maze iminsi mike mpita ntwita. Noneho abantu bagira ngo n'ubundi ni cya gisimba kirimo, hako nanjye nkagira ngo nicyo, kuko urabona ndi umukobwa. Nta mpinduka wumvaga muri wowe? Oya, zabayeho, kuko nyine
mihango yarahagaze noneho kandi no muri ubwo burwayi yarahagaze ariko impinduka zabayeho nuko nararikiraga ngiye no kwa muganga barambwira ngo harimo umwana ubwo nawe ndamubyara yitwa Iyaduhuje Yarakoze Uwituze Benize babona mbyaye umwana ufite ingingo zose haciye igihe gitonya haciyemo umwaka n'igice mbyara undi witwa Irimaso Uwitonze Bureze haciyemo imyaka 2 mbyara witwa Isezerano ry'Imana Mucyo Feregisi Gade haciyemo iyindi myaka 2 mbyara uwitwa Biva mu Gusenga Umuhire Liliane haciyemo igihe gitonya Imana igena uko ishaka ko uyu ni umwanda uturuka ku Uwiteka ijambo riri muri Zaburi 127 umurongo wa 3 haciyemo igihe gito mbyara rero uwitwa Uzarama Impano y'Imana Rachel ariwe nabyari umwaka n'amezi 6 hari n'umwana wabyariye umwaka n'amezi 6 byagenze gute kugira ngo byane umwana n'amezi umwaka uwo mwana n'umuhungu uwo witwa Isezerano ry'Imana nawe namumaranye umwaka mu nda njewe kubigendanye n'urubyaro hari abantu umuntu avuga ubuhamya bakumva birarenze ariko hari umubyeyi nzi usengera ku mudugudu wacu uyimaranye imyaka 9 inda y'imyaka 9 inda y'imyaka 9 umunsi umwirire mikabinda noneho ngo bafite ukubu abamaji ba gishitani bakoze kwa muganga bakayibona afite amafishi menshi yasubirayo bagasanga yasandaye nyine akayiviraho ubwo rero uwo nguwo nabyara umwaka w'umuhungu inda yabaye aho ngaho nayiricecekera nituye hasi yo noneho igira ikibazo iratenguka njya kwa muganga kubera nari nituye hasi bampa imiti bambwira ko ndaza nkora imirimo mike noneho rero igize amezi 9 iriha bwa buzima bwayivuyeho ubwo rero uyu mwaka n'amezi uyu nabyara umwaka n'amezi 6 we narayitwaye imaje kugira 2017 mu kwa 5 mu kwa 6 mu kwa 7 mu kwa 9 umuntu araza rwose w'umumama nari mpagararanye n'abantu araza nkubiturushi inyuma ariko numva mu nda harikanze ngira abamama twari turi kumwe n'uyu muntu ankubisurushi ariko ndumva mu icyo mu nda kikanze ngeze nijoro rero numva n'ubundi ndi mu muvu w'amaraso inda yanjye ihita igenda gutyo ijya mu mugongo ubwo rero nkomeza gusenga ndakomeza ndasenga uko ndi gusenga ijwi rikambwira ngo nzaguha umwana ko ndi gusenga ijwi rikambwira ngo nzaguha umwana kubera kwizera nari mfite yagiye inkorera ibyo nkumva nawe nzamubona nkora umurimo w'Imana muri paruwasi y'Ikayanga mfite iyo nda nayitangiye 2018 mu kwa 4 inda ntawe uyibona yaragiye mu mugongo ndakomeza ndasenga inda rero 2018 mu kwa 9 ku itariki 6 narangije iyo paruwasi y'Ikayanga ku itariki 4 ndi mu rugo ndamubyara mbona no kubwira abantu hatagira uwumva ngo wenda ngo mbyarira mu rugo nabigizemo uruhare kubera nahoraga ndibwa indimeze gutyo uhora uribwa mutware wanjye yaragiye no kurepeta njya mu cyumba ngiye nko kuryama ko nabaga ndibwa haciye nk'iminota 20 ntiwaburunze ibintu ntiwabukarabye mbe ndamubyaye ndamugenya tumenyesha abanyabuzima ubu mwana wanjye ni mukuru ariruka n'inkumiraho nta n'ikibazo afite nta kibazo afite ukuri ndumva Imana yaragiye gukora ibikomeye hanyuma nk'ubuhamya waha abantu bamwe batizera ko ushobora gusenga Imana ikumve inagukize buri kimwe cyose wababwira iki kuri bo ibyo nabwira abantu bundi Imana bishobokera uwizeye urabona muri Bibiliya hari umubyeyi wamaze imyaka 12 ari mu mugongo ava baramuvura biranga mbonereho hari uburwayi buterwa n'imbaraga za gishitani za karande zibaho zikorerwa mu mbaraga imbaraga mbi izo ngwara kwa muganga ntago bazivura zikugwaho no gusenga no kwizera kuko hari ubo tubona muri Bibiliya bari bararwaye n'abadayimoni abo badayimoni kwa muganga ntibabavura oya ahubwo bivugwaho no kwizera no gusenga kandi ntago umuntu utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana urabona nura murwayi wo ku
kidendezi yarahatinze, ariko Imana yari izi ko ahari. Imana izi ko izaza ikanakora n'igitangaza. Ariko izi ndwara za kanseri, za diyabete urivuza, ariko ukanivuza uri no gusenga, kuko ugiye no kwivuza utanasenga buriya nabo ari abaganga babaga umuntu bakamukora mu mutwe, nabo baba barabyigiye ariko bakanizera, babazi ko hari Imana iriho ituma duhumeka, ituma tugenda ntitube amarobo ibi bintu bambika imyenda mu masoko yakomeye. Iyo Mana bazi kwiriho. Ubwo rero ibintu icyo nabwira abantu barimo banyumva, ikigeragezo cyose kikugezeho, uburwayi bwose bukugezeho, ivuze unasenga Imana unayizere, kuko Imana nabonye ibintu byose ibishobora cyane. Nabonye Imana byose ibishobora. Wadusengera cyangwa ukatubwira ijambo ryagufashije kugira ngo wumve wakizera nk'ibyo bintu, ukumva ubivuyemo, inda za umwaka n'amezi ukumva urazibyaye, ukatubwira ijambo ryagufashije ryanagufashaga muri icyo gihe kugira ngo n'abantu bajye barigenderaho badafite kwizera. Iryo ijambo ryamfashije rero ni riri mu Migani ibice 3 rivuga ngo imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike mu nkingi y'umutima wawe, ngo ntiwirate ubwenge bwawe, ngo uhore umwemera mu migendere yawe yose, ngo nawe azajya kuyobora inzira ujyamo zose. Noneho n'iri ngiri ryo mu Baheburayo ibice 11 rivuga ngo ibyitegererezo by'abizera, narivuzeho mu kanya ngo umuntu utizera ntibishoboka ko anezeza Imana. Tubonamo ba Enoke, ba Eliya, ba Mose, ngabo bose bashobojwe no kwizera, ngo kuko iyo batizera ntabwo byari kubaho. Utizeye nta kindi cyakuna, ngo kandi nubwo nabo barangije ibyo byose ngo ntibari bahabwa ibyasezeranijwe kubera natwe tutari twahagera. Urumva, ndabwira abanyumva bari hafi n'abari kure, turabimukira iyi si yo gakondo, hari aho uyu mwuka uzabikwa. Ndakoze.